akagukundira amafuti yawe, akagukundira intege nke zawe, akagukundira uburanga bwawe yego, ariko akanagukundira karagita zawe, akagukundira imitekerereze yawe. Burya uwo muntu niwe uba ugukunze by'ukuri. What's up? Ndabasuje mwese abadukurikirana kuri Q Magazine, kumwe nanjye Usta, umuntu turi kumwe hano muri studio ni Karabo K'Imana. Nishimiye kuba twicanye muri frame. Okay. Biranejeje. Welcome on frame. Yego, turakwakiriye neza cyane hano kuri Q Magazine. Uyu munsi tugiye kugira ikiganiro kivuga kuri relationships, ubuzima benshi bacamo mu rukundo cyangwa se mu ngo zabo. Yego. Ubwo rero Karabo, nguhaye umwanya, wenda ushaka kumpereza rumwe mu urugero wenda rwa situation ishobora kubaho hagati y'abantu babiri. Benshi baba bibaza ati se iki kintu kikubayeho wagihandling gute? Urakoze Usta. Ushimiye kandi kuba wongeye kuntumira kuri televiziyo ya Q Magazine kugira ngo ugire abantu muyikurikiye mu sharing ibiganiro. Nanjye nkorera kuyitwa Ukwezi Live TV, nkanakorera kuri chaîne yanjye yitwa Umurishyo TV. Ubwo rero aho hombi nzajya ni Q Magazine nyipiningaho, muzajya muyibona ku Umurishyo TV no kuri Ukwezi Live TV. Ubwo rero namwe mujye mujya aho hombi mudusange naho mudukurikire. So n'ikibazo rero umbajije ikibazo cyiza. Mu rukundo haberamo ibintu byinshi, muri relationship haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko icyo nakubwira cyo Usta, nuko relationship y'uyu munsi 99% ntabwo ikiriyo. Byagenze bite? Wowe ushobora kuba ufite umutima ukunda, ugakunda umuntu, ariko ugakunda umuntu wowe ukunze, wowe ukibwira ko agukunda, ariko we afite ibindi bintu akunze kurusha wowe. Ubwo ibyo bintu ni nk'ibiki? Urugero, ashobora kuba akunze amafaranga ufite, ashobora kuba akunze amashuri ufite atari wowe akunze, ashobora kuza akunze imiryango yawe ikize ufite, ashobora kuza anakunze isura nziza ufite, ariko atari wowe akunda. Aho rero niho hari ikibazo, kubera ko nubwira abantu gutyo, ubundi ibintu bituma ukunda umuntu harimo nyine izo characteristic uri kuvuga. Ushobora kuba nyine wowe ubwawe, urumva wowe nka Karabo uvuga ati ngiye nkunda abakobwa b'inzobe, ngiye nkunda umukobwa uvuga icyongereza neza, akaba ari ibintu wowe wiyiziho ko icyo kintu iyo kibonye ku muntu nyine kiri mu bintu bikwatratinga kuri we. So ni gute rero uzavuga ngo umuntu ntabwo wamukunze, ngo ni ukubera ko ngo wamukundiye ibyo afite, kandi ubundi ibyo ngibyo bimuranga nibyo bituma umukunda? Nyine nicyo nakubwiye. Umuntu uzagukundira ko ufite isura nziza, buriya ntago azaba agukunze. Ubwo ndimo ndabwira abantu badukurikiye, umuntu uzagukundira ko ufite isura nziza si wowe azaba akunze, kuko ya sura yawe nziza ishobora kuzahindana. Simbibifurije, ariko ushobora kuza guhura n'ibibazo rimwe na rimwe, mujya mubona abantu uruhu ruhinduka. Iyo rumaze guhinduka rero, hari igihe wa muntu ahita avuga tapu, wa muntu ibyo namukundiye sinkibibona, ndagiye nciye isheni. Hari ushobora kukubwira ko agukunda gukundiye amafaranga ashobora gushira agahita agenda. Imiryango ashobora kuyigukundira, imiryango igapfa, cyangwa se ntacyo komeza risi yawe urupfu ntirubaho. Cyangwa se umuntu akagukundira iki? Akagukundira ubwamamare, ejo n'ejo bundi ugaflopinga ugasubira hasi, icyo gihe arakwanga. Rero umuntu ugukunda by'ukuri ni ugukundira byose byawe, akagukundira amafuti yawe, akagukundira intege nke zawe, akagukundira uburanga bwawe yego, ariko akanagukundira karagita zawe, akagukundira imitekerereze yawe. Burya uwo muntu niwe uba ugukunze by'ukuri. Kandi uwo muntu kugira ngo umuvumbure Usta biragoye, kuko we sinzi niba uri muri relationship, uri mu rukundo,
ariko umuntu ugukunda bya nyabyo n'umuntu uzamwibwira, uzavuga nabi. Ibyo bintu uvuze kabisa biranagoye no kubidetekita, wari ubizi cyane. Hari umuntu ugukunda, iyo umuntu yagukunze bya nyabyo niyo uvuze nabi aba yumva uvuze neza. Nyumva niyo wamubwira nabi ibivanemo ibintu by'uko wenda turi hano mu kiganiro kuri YouTube, ntabwo ndimo gutwika. Umuntu ugukunda bya nyabyo iyo ukoroye aba yumva inkorora yawe ukuntu ukorora biri attractive, biri unique. Iyo witsamuye aba yumva ari akantu keza. Iyo utsikiye biramurya, aba yumva utsikiye mu buryo budasanzwe, ahita yumva utsikire mu mutima we akakumva, bitandukanye n'uwa wundi watsikira agaseka. hari umuntu nk'aho muri kumwe wajya utsikira agaseka. Wakukubita. Njye nigeze kuha abantu ubuhamya mu rusengero ahantu hamwe nashatse kubabwira, aho bita Karama ya hano za Norvège. Mbaye ubuhamya baraseka, nenda kurira Mariya yenda kumanuka, bo baraseka. Nahise mfata bag yanjye, nahise nshyira mikoro hasi, mfata bag yanjye mpita nyiheka ndagenda ndataha, kuko ndavuga n'abantu naje kubabwira agahinda kanjye, mfite ibikomere, aho kugira ngo babyumve barasetse. Ubu bankinnye ku mubyimba, icyo nicyo bita gukina umuntu ku mubyimba. Rero iyo umuntu agukunda Usta agerageza kukumva, bikumva. Wa muntu rero uzahura n'akabazo, wambwira uti nakerewe, akahita bigira big deal, agahita bifata Usta ni mubi. Wamubwira uti wenda sinakubuye, akahita yumva. Noneho tugiye kuzanga dutange ingero zifatika z'ibyo z'ibintu bishobora kuba wenda tuvuge muri relationship. Tuvuge ukundana n'umukobwa then umupromisinze gift, urumva hajemo ibintu biri material, sibyo? Ni ikintu nawe akeneye, either ashobora kuba ari phone, either ashobora kuba ari ikindi kintu ariko kiri material. Noneho uwo mutipe umusore ntabwo abashije gushobora cya kintu nyine ngo agikore agihereze umusheri we, bikaba byaba intandaro y'uko nyine hazamo batongana cyangwa se bakaba banatandukana. Icyo kintu cyo kigarukeho buriya rero. Icyo kintu uvuze kirakomeye. Ubundi iyo tugiye kuvuga gukunda bishobora kuza mu ngingo mu buryo butanu. Gukunda ntabwo biri mu buryo bumwe, ntabwo biri mu bumwe. Gukunda biri mu ngero eshanu, urumva? Nizo ngiye kukubwira. Gukunda, reka nkubwire nk'umuhungu ushobora gukunda, ashobora kuba yujuje nk'ibintu bitanu ngiye kukubwira. N'umuhungu ushobora kugukunda nawe hari ibyo waba wujuje. Icya mbere umuhungu ushobora gukunda, kuba byibura afite inzu. Urumva? Wowe banza unyumve, wiseka ibintu nkubwire. Kandi abakobwa ako gatwenge useka, ndimo ndakumva nkumva ushobora kuba urimo urashaka kujya inyuma y'ibyo ndimo ndashaka kukubwira. Usetse ikizi wabi nyine liste yawe ndumva ko igiye kunyetereza. Icya mbere umuhungu, navuga liste yawe utizana uwo muntu ufite ibyo bintu. Icya mbere umuhungu ufite inzu. Icya kabiri umuhungu ugira isuku, bikumva. Icya gatatu umuhungu wize, wagerageje kwiga, nanone gukundana na wa muntu muzajyana ahantu buri kintu cyose ukamuba akawaya, nanone ibyo ntabwo bikigezweho, urumva? Umuhungu ugira isuku, umuhungu wize, umuhungu wubatse inzu, umuhungu ufite ikofi ganite rero wenda iri mwaye, ariko byibura mutazajyana ahantu buri kimwe cyose. N'inganite kuko kara uvuze ngo ikofi iri mwaye wamenya n'inganite. Iri mwaye ni ukuvuga ngo ni ikofi, urumva? Ni ikofi byibura umuntu ashobora gusohokana akakujyana ahantu mukarya mukanywa, bazana fagitire ntiyiruke. Urumva? Ku buryo mushaka kujyana ahantu mugakonsoma, akaba atari wa muntu uri buze kumubwira tugezemo 20,000 cyangwa 50, agatangira gukora mu bwana. Urumva? Ubwo rero ibyo ni ibintu bitanu umuhungu. Ibyo bitanu birageze wowe? Byageze nuko wowe wumva byo waryohewe. Cyane ko liste iyongera itese. Ikindi cya kabiri, wenda gatwongere cya gatandatu. Umuhungu
uzi kunoza amabanga yahe y'abashakanye. ariko yarenze yitonda none ari mubi cyane. Oya, none se kwitonda bivuze ko nimba nitonda ndi bujye kure y'ukuri. None se wagira ngo nze tuganire ibintu nk'ibyo ushaka nk'iby'abana? Oya, nta nubwo turi mu bintu by'abana, nyine nanjye nicyo mubwira, uri umuntu mukuru kandi nanjye ibintu uganira n'iby'abantu bakunda byemera. None nze hano mvuga ibintu biri aho byaho. Oya, turimo turabwira n'abandi bantu. Ubwo ukundana n'umuhungu nanone wikinishije, ujya hirya no hino areba buriya bufite. Tugaruke kuri iyo ngingo. Wamenya ute niba umuntu atarikinishije, cyangwa wamenya ute niba umuntu atikinisha? Uzamubona muri karagiteri. Umuhungu wikinishije aba ahuzagurika, aba avuga utugambo twinshi, urumva? None ni wa muntu uba usanga nyine atari stable, ari hano ajarajara ajya hirya ajya hino ajya hirya ajya hino. Ariko umuhungu uri serious afokasinga ku kintu kimwe. Uvuze kujarajara mu bakobwa bandi, kujarajara mu nyine gute? Kujarajara mu bakobwa agenda bipa nk'inkoko. Yego. Okay. Kuko umuhungu wa nyawe ntago ajarajara. Kuko abavuga ati ninkunda uyu mukobwa turakundana bya nyabyo, nimba tuzabana ibyo ashaka byose nzabimunogereza ikintu ku kindi. Cyose iki okay, ntago tubwongere guseka. So rero yewe muraseka nkanabikunda ntishimye. Ari igenda mureba, uri umuntu wibera mu gakiza k'Imana, uri se navuga ko ndi umurokore. Yego, uri umurokore. Noneho nka kureba muri iyi Kigali turimo, irimo abana bacanganye nk'uko avuga ni umunsi umwe Karabo azagwa ku bakobwa njya mbona mu Kigali, bizagenda bite? Abana b'iki gihe ko bacangamutse. Oya, ngewe kuri ngewe nta mukobwa wancanga ubaho. Nta mukobwa wagucanga ubaho? Ntibibaho. Mbonye wenda afite karagiteri, keretse ari nk'ibandi, ari umujura, urumva, cyangwa se ari umuntu w'umugizi wa nabi. Ariko byandi bavuga ngo ni ubuninja, tuno tugenda tujarajara tugira gute, namuturisha. Wamuturisha muki? Namuturisha muri buri kimwe cyose. Okay, noneho reka nkubwire. Ngewe ndi kuri level, uretse mbanza nkubwire, ndi kuri level yo gukundana n'umukobwa ari wese ku isi. Karagiteri yaba afite zose nkazikaruma. Ariko hari umuntu udafite gahunda yo kuba kalme. Wowe uwo nguwo erega buriya reka mbwire, nta mukobwa buriya abakobwa abenshi ni beza, ahubwo bagiye bagira abahungu babi. Buriya abakobwa benshi hafi ya bose ugiye kureba usanga igitsina gore n'abagore bagira umutima mwiza, ahubwo benshi bahinduka kubera abo bagiye bahura nabo. Iyo abonye rero umuhungu muzima ufite karagiteri nziza atangira kubibona nk'ibintu by'inzozi, nabyo uwo muntu akabona karagiteri yari y'ubusikama. Ariko haracyari abantu bafite urukundo, haracyari true love. None se nk'iyo umuntu yamaze guhinduka, nyine uri kutubwira ati umukobwa ashobora kuba yari umwana mwiza, then akaza guhinduka nyuma ari uko ahuye n'abagabo cyangwa abasore bagatuma ahinduka akaba umwana mubi. Iyo yamaze guhinduka umwana mubi, ese yakongera akaba umwana mwiza? Iyo ari umwana mubi se yagukorera ibintu by'umwana mwiza bimeze bite? Ni byandi bajya bavuga ngo ipusi yaraye hanze yitwa inturo. Urumva, umukobwa wamaje kwangirika uraruka, ubu wenda kubona uracyari muzima. Jewe ndakubwiza ukuri. Yego, ke Imana ishimwe cyane. Sinkuzi cyane birenze, ariko mu gihe tugendanye uri umukobwa uzavamo umugore muzima. Uzavamo umugore muzima, keretse wenda bibaye ibindi, wenda ukaba wahura n'abantu bakaba baguhindagura mu mico. Ariko uko nkubona uracyari umukobwa muzima ushobora kuzavamo umugore w'igitangaza. Rero ikintu bisaba kugira ngo aba bahungu buri muhungu wese iyo abonye umukobwa aba yifuza kumutereta bakaryamana. Urumva, aho harimo question marks buri muntu wese. Kubera iki icyo kintu? Reka mbanubwire, yaba ari umuhungu ukunze yaba ari udakunze, buri muntu wese aba atereta aganisha ku mibonano mpuzabitsina. Bikumva rero turakigaruka. Noneho rero no kwanga wowe ikintu cya mbere ukwiye gukora, uba ukwiye kumenya ukavuga uti ese muri aba bose bantereta uri seriye ninde? Byo kurangira umuntu rero ugukunda bya nyabyo. Buriya umuntu ugukunda bya nyabyo ni wa muntu uzagukunda gutinya. Agutinya? Wa muntu utazakubwira ibintu byose abonye imbere y'abantu. Burya bagukunda kuri rwa rwego ruri hejuru. Wa muntu uzagukunda wamubwira n'ikintu
agahita yitangira kwikekamo amakosa. Wamubwira ati se ko bimeze gutya, agatangira kubitekerezaho. Yego hari abikora by'uburyarya, hari ababibonye iyo kata bakayitangira kuyikoresha nk'uburyarya, ariko abenshi umuhungu mukundana gutinya aba azavamo umugabo muzima. Nawe umuhungu mukundana mwese mutinyana, uramutinya nawe aragutinya, ukamwiyumvamo akantu ko kumutinyaho. Niho hantu uzamenyera umuntu ushobora kubukunda bya nyabyo, kuruta uko wayoborwa n'amarangamutima. Ukabona wa muntu uzakunda, mugahita muhura hariya, ukabona ni umusore mwiza, mugahita muhana big up, ukabona nyine mumeze nk'aho mumaze imyaka 100 muri kumwe. Oya, uwo si we. Ariko wa muntu muzahura ugahita mbona wenda nkakubona, ngahita mvuga umukobwa ni mwiza, nawe ugahita uvuga uyu muhungu ko mbona ari serious, ndabona ari mwiza. Noneho tugakundana, ariko tugakundana dutinyana. Uwo rero iyo babanye bajya kumenyerana byibura hashize nk'imyaka 10. Ya myaka 10 ubwo nibwo baba batangiye noneho kubwizanya ukuri. Ubwo kubwizanya ukuri biba mu myaka 20. Noneho bagatangira kugenda kurebanaho amadefo mu myaka yindi 10, gusa 30. Amadefo bagatangira kuyihanganira mu myaka 40. Gutyo bakazagenda basazana. Ariko wa muntu muzahura direct, mwese muhavinga fan, muri mashumi, muri bro na uzabyirinde, kuko niyo mpamvu ujya kubona ukabona uyu munsi uhuye n'umuntu kandi wumvishije inama mugiriye, nka Neti Murava byamubayeho n'agafaranga. Aneti Murava twamugiriye inama yanga kumva, ugahita uhura n'umuntu ugahita wumva uramuprefera, uramukunze cyane, uyu niwe tugomba kubana. No, mugahita munakora n'igikwe bibi bikagenda neza. No, ntabwo aricyo gisobanuye ko muzarambana. Ujya kubona ukabona ejo ubundi divorce irabaye. Potre Mutabazi n'ibyabaye. Tugarutse kuri biguteye ubwoba, ndabibona. Kesi ya Murava n'umugabo we, kuki muvuga ngo, kuki uvuze ngo mwamugiriye inama? Nyine twamugiriye inama kubera ko gafaranga nyine ni gafaranga. Gafaranga n'umuntu wishakira amafaranga, ntabwo ashaka urukundo. Gafaranga n'umuntu ushaka amafaranga, ntashaka urukundo. Niyo mpamvu we ikintu icyo ari cyo cyose cyabaho yagikora, kiretse hari wenda kwica umuntu simbizi. Ariko gafaranga ni umuntu wikundira ibyiza, ntagakunda umutima mwiza, akunda ibyiza. Akunda kubona afite amafaranga menshi, kubona agaragiwe n'ibyuki abo yagiye abyaza. Ese ibyo bintu urabizi? Hari umuntu, reka nk'urugero ndakireka niba hari amakuru ufite, ariko genzi ko n'umukozi w'Imana. Reka nk'urugero, njyewe ni byiza kuba tunahuye, tuganira, uzagenda unyungukiraho byinshi, kuko ntekereza ko no mu myaka nkuruta. Buriya uzatandukanye umuhungu ufite amafaranga, ushobora gufata imodoka ya Range Rover akagutwaramo akagusohokana, n'ibintu byose ukabona biri very class. Uzitonde, uzarebe neza niba ari wowe akunda cyangwa akunze face yawe, kuko hari igihe aba akugeranya na ya Range Rover, akavuga mfite Range Rover yanjye iri clean, irahanaguye, urukweto rwanjye rumeze neza, ntabwo ngomba no kwiteza abantu bivu. Ntakunze character yawe, ahubwo akunze ijya gusa n'ibyo we akunda. Akunze appearance yawe, si wowe akunze. Erega umuntu nyawe si wa wundi w'inyuma tureba, ni uw'imbere. Buriya umuntu ugukunda bya nyabyo kuzanamo ibintu by'agakiza kenshi, wowe tubwire in general nyine abantu bose uko babona ibintu. Ndakubwira apana abantu tutitaye ko umuntu yaba ari mu gakiza cyangwa ataka. Yewe ntabwo ndi buvuga ibintu nkuko ubishaka. Ndakubwira ibintu society ikwiye kugenderaho, apana wowe ibyo ushaka. Numbwira ndakubwira nyine ibigezweho by'uko umuntu ashobora gukunda umuntu agendeye kuri physical appearance, akamusohokana ku buryo banyurana ahantu buri wese akamureba. Nyine yewe nicyo twahereyeho, ntumva ko ushobora kuvuga uti wenda uyu muntu ntago agukunda kubera ko ahubwo wenda akunda uko uteye, akunda uko ugaragara, akunda uko uvuga, kandi mu by'ukuri ibyo biri mu bintu bimukurura kuri wowe. Reka nk'urugero, icyo twaba tumujajinze tuvuga ngo ntago agukunda. Reka nk'urugero, ushobora kuba uri umukobwa w'indiscipline, ari umukobwa uhuragura amagambo yose abonye imbere y'abantu, ariko ari igikobwa cyiza adafite inenge. Umuhungu ufite iyo vewiti akareba mu bakobwa bose bitwararika, akavuga ati oya, uyu nguyu mu bakobwa ngiye kujyana i Dubai ku mucanga, bagira umutima mwiza, yewe baranize, ariko ntago basa neza. Reka mfe kwijyanira kiriya,
akabona icyo gikorwa kigira cyiza kidafite inenge, ariko kiburagura amagambo gipfa kuvuga ibyo kibona, akabona ari icyo yaserukana imbere y'abantu, akamwitwaza nk'umwambaro wo none se kuzinduka. reka nkwereke ikindi kintu wowe reka nkucalenje, kuki utemera ko hari n'umuntu ushaka kumukundira ko ahuragura amagambo? Ibyo nyine mubona nk'inenge. Uzi ko umuntu ugukunda by'ukuri cya kindi abandi bakwangira nicyo wowe wagukundira. Icyo kintu mbabara umbwire ko ucyemera. Oya, wibeshya abantu, wibeshya abantu. Reka nk'urugero, njyewe kera nk'abakobwa nakundaga kenshi, narabakundaga nkabakundira ibyo bakora, ariko sometime kamuba wenda tuvuge niba ari umukobwa nakundaga wenda w'Ibutare, nkareba akote positif uze nkamubwira ntikosora ibi. Kuki akeneye kubikosora? Wowe nawe ushaka gukunda umuntu uko umusanze. Oya, ndakubwira ugukunda byanyabyo, agukundira ibyawe ariko iyo abonye harimo n'inenge, uzamwumva nakubwira ati ko aka kantu gakosora, ariko nabwo akabikubwira neza. Kora iki, gorora iki, gira gutya. Ariko wa muntu uzabwira ngo agukundiye everything, nibyo arushaho kugukundira buri kimwe cyose nkuko nabivuze haruguru. Ariko nanone hari n'unenge n'abantu babaho bakagira utunenge. Utwo tunenge nibibura ko bivuze ko yakuye bakavuga ati kosora ibi. Ese urumva ndimo ndakubeshya? Buriya wa muhungu nanone mugenda nagufata nk'intuza nk'irobo, nta kintu akubwira, uragiye ubwiye umuntu ikintu kitari cyiza, umuhungu uramubaje, ese umuhungu nyine ubonye nta kintu ntibindeba, ubona waba ari ikiwerewere, aba agomba kubwira ati ariko buriya muntu usubije kuriya hari ukuntu wenda ashobora kubitekerezaho, wari kubitwara gutya, ariko ntacyo, nimba wenda nkugoroye bikakubangamira, ihangane. Uhita ubigarura ku buryo nawe utari buze kwiteranya nawe, ariko ku buryo aba yumvise ko ako kantu wagacinyemo, ku buryo nyine ahita avuga ati nawe yari umuntu utekereza, aravuga ati ushobora kuba nakoresha amagambo atari meza. Uri kugenda ubagira inama mo gake gake. So hano hari term ikoreshwa mu rubyiruko, ngiye kukubaza numve niba koko ubizi, kuko wavuze ngo nta mukobwa muri Kigali cyangwa se ku isi bitewe n'imico ye wagucanga, siko wavuze? Iyo nk'umuntu akubwiye ati rero Karabo twakundana ariko tuzayikora open relationship, icyo gihe waba wumva ari nk'ibintu bimeze bite? Tuzakora open relationship? Muzaryamana se? None iyo umuntu avuze open relationship nicyo gitekerezo? Nyese open relationship ni iyihe? Nko gufungura imibanire. Gufungura imibanire? Imibanire yawe nande? N'uwo mukobwa. Kandi n'undi muba muri mu relationship? Nyine ubwo se bishatse kuvuga iki? Nyine nsobanurire. Ngiye kukwigisha. Ubundi iyo bavuze open relationship ni ukuvuga uwo mukobwa muba muri kumwe aba ashobora kuba yanagirana gahunda n'abandi basore. Akakubwira ati tuzakundana ariko wowe waba ari indaya. Oya, ntago aba ari indaya. Oya. Noneho ugiye kuvuga ko abantu bakora open relationship ari indaya? Completely. Ko nahanga muri Kigali bahari. Nyine aba ari indaya. Harimo n'abari kutureba. None se wowe uramujaji. None se urukundo tuzi ko ari rumwe, ugiye gukora open relationship gute se? Kandi ibaho nyine. Ubundi ibaho igihe uwo muntu n'ubundi nawe ntago aba ari decide. Njyewe uko mbyumva, commitment aba afite kuri wowe yuzuye ku buryo nyine atajya no gushakisha. uwo aba ari indaya uwo mukobwa. Reka nkubwire noneho, umuntu uvuga ko muri open relationship aruta wa wundi ufatira hanze yagucikinze, kuko n'ufatiye hanze nawe aba akijya kurebayo, ahubwo we nuko atanabikubwira. Nyine bose ni kimwe naho batani. Ahubwo ukubwira ngo ari muri open relationship aba ari ikirara cye. Kuko we nyine yakwerera arakubwira ati jyewe abandi wenda bashoboye kwiyumanganya bakaba bagukwepa, ariko jyewe waya ngenda shaka open relationship, urukundo rudafite umupaka, jyewe nisanzuramo uwo nkunze nkamukunda, nawe nkazagarukaho twasubikiye twongera tugasubukurira. Wayiwa nawe ashobora no kuba yaba umusore wipopoza umukobwa, n'icyo gihungu aba ari ikinyamanyanga, aba ari ikirara, aba ari ikiraya. Urugingo ruba rwaramunaniye. Uzitwara abantu urugingo rwananiye, urabizi? Nyine tutubwire mu buhe buryo. Hari abantu urugingo rwo hasi rwananiye, abona umukobwa ntirwihangane, yabona umugore w'abandi ntirwihangane,
ugahora rumuvinga rukora muvuma, akaruhuka ari uko yirirwa asambana buri munsi. Abo rero abo nta kigenda cyabo, abona kigenda cyabo. None se nk'iyo ari ikintu abana nacyo, n'ubu ngubu mu batureba hashobora kuba harimo umuntu ufite icyo kibazo abana nacyo, niki wamubwira? ikibazo abana ni kimeze gute? Azi ko nyine iyo defo ayifiteho, ashobora kuba ari kumwe n'umuntu bakundana cyangwa se afite n'umugore, ariko ntibimubuze kuba yajya kwa kanaka yagiye he na he. Bo bibaho, ariko nabyo nyine biterwa. Erega gusambana biri ukwinshi. Nyine tubwire. Oya ntabwo nshaka kubisobanura. Wabisobanuye ariko ko hari umuntu nubwo ntabibashishikariza nta cyiza cyo gusambana, ariko hari umuntu ushobora gufata decision yo kujya guca inyuma uwo bashakanye, ari uko bashakanye yamunaniye, yanze no kumuhereza ku byo basezeraniye. Ibyo barasezeranye ni ibiki? Igitsina nyine. Yewe ntabwo ari byo byonyine, ariko biba biri nyine, si byo byonyine, ariko nibyo biba biri priority. Nibyo biba biri priority. Buriya abantu bashakanye cyane cyane baba bahuzwa n'ibitsina. Nta kindi kintu. Buriya n'ujya ubona banagize gutya ngo njyewe ngo nemeye kubana nawe, uzi nka buriya ruriya rugingo ruhise rwibana, nk'umukobwa akagenda agasanga arifunze, umuhungu se baba bavugana iki? Kareka rwa rukundo rwahita rushira ni direct. Numva bya bintu se ari danje, base ni ibitsina bibahuza, ariko noneho ibindi bikaza ari inyongera. kantura ubutanga ibintu ntabyo ubuze. Oya ukuntu nyine use nese wowe bumva basezeraniye iki? Basezeraniye ibintu byinshi, kuko ntabwo umuntu akundira. Urugero icyambere, mbwira icyambere. None se reka mubwire, mbwira icyambere basezeranira. Ikintu basezeraniye ni uko buri umwe aba akunze undi ku buryo aba yumva atabaho atamufite mu buzima bwe, right? Oya guca ku ruhande, ikintu gituma abantu bakundana ni iki? No, reka tuganire kuri eso. Banze biriya kamera ni iki? Ikintu gituma abantu bakundana bajya mu rukundo ni uko umwe aba yiyumvamo undi, urumva buri umwe wese aba afite sentimente, bakajya mu rukundo nyine. Ariko izo gahunda zindi uri kuvuga ni ibintu biba nyuma. Twambwira ikintu gituma abantu babana. Yego. Icyambere wenda noneho kamushyira ku murongo neza. Ngiye kubabwira ibintu bitanu. Icyambere. Icyambere ni amarangamutima. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni igitsina. Urumva? Kuko ariko utareba hariya wagize icya kabiri ni igitsina. Icya gatatu urumva? Icya gatatu nyikubwire. Icya gatatu ni abana bonyine, kandi barabize ngo byinshi. Abana baza ku mwanya wa gatatu buriya, cyangwa gutyo. Nese ubwo uzi ko hari kapo tuba tuzi nyine ziba zarabuze nk'urubyaro, urumva nyine iyo bigenze gutyo abantu bavuga ngo birarangiye, barasezeranye akaramata. Basezeranye akaramata gute? Ese iyo bajya gusezerana basezerana nyine ku bana kugeza bazatandukanywa n'urupfu. Ntabwo bavuga ngo bazatandukanywa no kubura abana. So urumva rero aho ngo nawe nyine nanjye nakizanye ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu cy'urubyaro, ariko igitsina kize ku mwanya wa kabiri. Niko ariko uraseka buriya umukobwa. Nese reka nkubwire, buriya buno bwiza bw'inyuma dufite cyangwa mufite, kambivuge gutyo, ni inyongera. Ariko buriya ubwiza umukobwa afite bwose nta gitsina afite, nta kintu biba bivuze. Ntacyo rwose. Ariko umukobwa ari mwiza, akiyumva, yakumva mu mubiri we, yareba urugingo rwa hehe, yakwiyumva kumva umubiri wose ni très bien. Aba afite zahabu, aba afite ibirenze zahabu. Ari umuntu udasa, umukobwa mwiza aziko afite imyanya yabugenewe. None se hari umuntu ubaho adafite imyanya yabugenewe? Bibaho bite? Ubwo bafite ubumuga? Afite ubumuga nyine. Sinibaho ugasanga umuntu anagira aho kujya kwihagarikisha.
wenda ibyo nabyo ntabwo twabyirengagiza ugasanga harasenye rwose kugira ngo harabetoni. Okay, ikiganiro rero kizaba kirekire, wenda turiya tuzagira part 2. Alright. Yego, kugira ngo tugende tuganiriza abantu Gira kungurira inkoko ndashonje. kuri situation zitandukanye baba bari kugenda bacamo. So ufite igitekerezo cyangwa se ku kintu wumva cyaragucanze ukitwandikire muri comment, noneho utazaba ariyo subject. Izuba hano hantu hari izuba ariko Yige kuri situation yawe. So turabashimiye abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro, mwakoze gukurikirana Q Magazine. Nawe utarakora subscribe ubikore, muduhe ibitekerezo, mukore like. Nawe utaha, ciao ciao. Imana ibarinde, nanjye ndabakunda.